Reka tubashimire mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Yarure TV, tubahaye ikaze. Rero tubabwira ko n'abatarakora subscribe, abatarakora share, mwamaze gukererwa rwose, ni muze mujye kuri YouTube mu searching Yarure TV, nimurangiza kuyisacinga murahita mubonaho rwose ifoto iriho y'umukara cyane irimo amagambo I love Jesus, nimurangiza muhite mudukurikirana mubona ibiganiro byiza cyane. Nk'uko mwabyumvise rero, ndi Tuyizere Patrick, tuzanye dukunda kubona kuri Yarure TV. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu byiza tugiye guhita tubagezaho. Niyo mpamvu niba aho wicaye udafite ikaramu n'urupapuro, ubu rwose urahombye. Ahubwo banza wigire hirya ufate ikaramu n'urupapuro uhite uzihite wandika kugira ngo tugendere gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza ku byiza by'icyatsi bita ibisikusi. Icyatsi bita ibisikusi cyangwa se rozera, nk'uko mubizi mu ntego za Yarure TV dufitemo n'umwanya wo kuvuga ku birebana n'ubuzima, kandi ubuzima nyine bugendana n'ibimera. Iyo tuvuze ubuzima duhita wumva ibimera. Uyu munsi rero nk'uko tumaze kubivuga, turabaganirira ku cyatsi cyangwa se ikimera cyitwa ibisikusi. Ubundi ibisikusi ni ururabo abandi bitwa rozera, byakundaga gukoreshwa mu bihe bya kera nko mu Egiputa, kubera ubushobozi ubwacyo icyo giti cyifitemo cyo kuvura indwara. Nk'iki giti cyitwa ibisikusi gikungahaye ku myunyungugu, ku mavitamine, wenda nava nka vitamine C. Vitamine C abantu buri munsi barayikeneye kugira ngo uruhu rwabo rube rwiza, kugira ngo umubiri wabo we kunanirwa, kuko vitamine C buri munsi umubiri uyikeneye. Iyi bisikusi ifite vitamine A. Vitamine A itera igikuriro. Iyi bisikusi navuze ko ifite imyunyungugu, ifitemo nka calcium, ifitemo iron cyitwa ubutare, ifitemo magnesium, ifite phosphore, potassium. Yose ni imyunyu ikenewe, ni imyunyu rwose myiza cyane ikenewe mu kuvura indwara z'amagufa no mu gutunganya umubiri kugira ngo ubashe kugubwa neza. Niyo mpamvu rero weho wese utari wabasha gutera ibisikusi hafi yawe warahombye cyane. Niyo mpamvu nawe uyifite utazi icyo imaze urahombye. Gomba rwose ibisikusi uhite uyigira inshuti yawe. Dukomeje, ibisikusi ni ingenzi ku buzima kuko ifasha abantu mu bibazo bitandukanye, nk'abafite ibibazo by'amazi mu ngingo, ibisikusi ni umuti mwiza cyane, irabafasha. Abafite ibibazo bya hypertension, umutima utera cyane cyangwa se umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, abafite hypotension, umuvuduko ugenda gake w'amaraso, nabyo irabifasha. Igabanya umuriro, yoroshya amaraso bitewe n'uko iyo amaraso yatunganya neza, irwanya uburibwe mu gihe cy'imihango. Ubwo ni ku badamu n'abakobwa rwose muburibwe mu gihe cy'imihango. Umuti mwiza nta wundi ni ibisikusi, murayikeneye. Igabanya kandi urugimbu, cholesterol, urugimbu ruri mu maraso, umuntu rwose akaba ari fit cyane. Niyo mpamvu ibisikusi abahanga bayita ururabo rw'urukundo, kubera yuko mubona ko irimo amabara atandukanye, irimo umutuku, irimo oranje, irimo ibara rya purple. Niyo mpamvu abahanga bayita ururabo rw'urukundo, ariko ntibigarukira mu marangamutima gusa, ahubwo bashingiye ku byiza n'akamaro kayo. Niyo mpamvu bayita ururabo rw'urukundo. Twihuse rero, ibisikusi ifite akahe kamaro k'ingenzi uretse kuba ifite ya myunyungugu namaze kuvuga, za potassium, za calcium, zitunganya amagufa, zigatunganya n'amenyo n'inzara. Ubundi ibisikusi irimo icya mbere ibyitwa niyo antioxida. Ubundi antioxida, ivuze antioxida ni ibikingira mubiri, ibikingira mugese. Irimo cyitwa niyo antioxida irwanya umugese. Umubiri burya ujyamo n'umugese, cyane cyane mu amaraso, amagufa, amenyo n'ibindi. Iyi niyo mpamvu iyo murafite niyo antioxida iboneka mu cyitwa ibisikusi cyangwa se rozera, ubwo rwose umugese uzaba utandukanye nawo. Icya kabiri,
iyi hibiscus bayita antihypertensive cyangwa se ikirwanya umuvuduko w'ikirenga. Na anti, iyo bavuze anti ni contraire, niba dufite hypertension ubwo ni antihypertension. ubwo rero iyo cyitwa hibiscus kizarwanya n'abantu bafite ibibazo birebana n'umuvuduko w'amaraso. icya gatatu ni hibiscus bayita diuretique. Diuretique nabwo bizayivuze iki? ni izatuma abantu noneho bihagarika neza ibibazo by'impyiko bikaba byavuyemo. kandi nabwira ko iyi hibiscus isohora cyane acide bita acide urique, niyo mpamvu abayikoresha rwose mu mubiri nta bibazo bagira by'amaraso, nta by'impyiko, nta by'umutima, nta by'ibihaha, bitewe n'uko hibiscus ari umuti mwiza. niyo mpamvu hibiscus ari umuti waba urwanya kwipfundikanya kw'amazi mu ngingo, ijya bita retention de liquidique, aho usanga amazi yabaye menshi mu mubiri kandi igatera impyiko no gukora neza. ikindi ni uko hibiscus irakenewe ku bantu bose bakeneye kunanuka, bitewe n'uko yifitemo ubushobozi bwo gutuma urugimbu rubi rutinjira mu mubiri, kandi ikaba ifite umusemburo mvuzo bita amylase utera igogora kugenda neza. iyi amylase abantu bayifite igifu cyabo ntabwo kigugara, amara yabo ntabwo agugarirwa ngo umuntu arye ibyo kurya mutinde mu gifu no mu mara, ahubwo iyi amylase irakenewe cyane. niyo mpamvu umuntu akeneye gukoresha hibiscus. hibiscus kandi ikungahaye mu byitwa antioxidant, namaze mbivuga mu kanya, bifasha gusukura umubiri neza. ubundi antioxidant bavuze vitamine A, vitamine C na vitamine E. ubwo rero hibiscus irakungahaye cyane. kinavuga nuko hibiscus igabanya umuvuduko w'amaraso, namaze mbivuga mu kanya, bitewe n'uko hibiscus yifitemo ibyitwa anthocyanine na potassium. kandi ubundi kugira ngo amaraso y'umuntu ajye kuri gahunda, ajye ku rugero rwiza, ni uko afite potassium ihagije kugira ngo umutima ukore neza. niyo mpamvu rero umuntu iyo adakoresha hibiscus potassium arayihomba, kandi iyo ayihombye umutima utangira guteraguza, ugatera nabi cyangwa ugatera wihuta. hibiscus ikingira indwara z'umwijima, bitewe n'uko ifite n'ibyitwa antioxidant namaze kuvuga, zirinda umugese ndetse n'ibyitwa free radicate. ikindi ni uko hibiscus irinda kanseri. kanseri ni nyinshi, hari kanseri yo mu ngingo, hari iyo mu muhogo, hari iyo mu gifu, hari iyo mu kanwa, hari iyo mu mara, hari iy'umwijima, ariko umuntu ukoresha hibiscus rwose ibasha kumutera ubuzima bwiza. hibiscus kandi navuze ko yavura abaribwa mu gihe cy'imihango y'abakobwa n'abagore. hibiscus ifasha igogora kugenda neza, ikarinda indwara zo mu gifu, izo mu mara, impatwe, constipation, ndetse hibiscus ikarinda kanseri y'urura n'iherezo ry'amara manini. hibiscus yongera icyitwa red blood cell, insoronoko zituma amaraso atabura kandi ngo ye kugenda nabi. hibiscus ishobora kurinda abantu icyitwa amelioration cyangwa se kwibagirwa ubusabusa no gusaza imburagihe. niyo mpamvu bakoresha hibiscus baramutse bagikoresha rwose uruhu rwabo ntabwo rusaza imburagihe. niyo mpamvu nababwira ngo hibiscus ni ingenzi, ariko sinabura kuvuga ngo ni gute hibiscus uzayikoresha. ni ukuvuga ngo hibiscus cyangwa se rozera ushobora gufata amazi rwose yuzuye litiro, warangiza ugafata indabo zijya mu kiganza cyawe ukazicaniramo, maze warangiza bimaze gushya iminota 10 ukabiyungurura, ugashyiramo ubuki mu itasi imwe ugiye kunywa y'akazuyaze, ugashyiramo ubuki ibiyiko 2 cyangwa se stevia, ababona stevia bagashyiramo rwose ibiyiko 2. waramutse ubikoze rero gutyo ukabikora byibura ukayikoresha neza ibirahure ikirahure ku munsi,
ukabikora gatatu mu cyumweru usimbuka umunsi umwe, uzaba ubigize neza. Kandi ushobora gufata ifu ya hibisikusi, ugafata ibiyiko byayo bibiri mu birahuri bitatu by'amazi ashyushye cyangwa se litiro imwe y'amazi, maze warangiza ukayungurura ukanywa gatatu ku munsi, nabwo ni umuti mwiza. Hibisikusi rero ni ingenzi, wavuga ibyiza byo ntabwo yabirangiza, ahubwo abahanga mu gusoma mujye mukunda gusoma ibi mvuze, muzabisoma. Igitabo cyitwa Sante par la boisson paje 86, muzabona ibyiza bya hibisikusi. Reka mbashimire rero ko mwadukurikiranye, ariko mbabwire ngo hibisikusi niba uyiteye nk'ururabo uyu munsi tuyihindura nk'ikiribwa, niba uyifite nk'ikiribwa uyu munsi tujye ubigira akamenyero, niba urwaye jya gushaka hibisikusi. Ibindi biganiro byacu naho gutaha, ndabashimiye kandi mbifuriza imyumvire myiza, murakoze. Reka mbabwire yuko niba iki kiganiro cyagufashije cyane, ukaba usanze nawe hibisikusi uyikeneye kandi uzi igihe, ukaba uzi na mugenzi wawe uyikeneye, hita ukora sheya umusangize, hanyuma nawe abashe gukurikira rwose ibyiza bya hibisikusi. Ariko kandi niba nabwo wabikunze cyangwa se ukumva utanyuzwe, jya muri komenti wandike uti ubutaha muzavuge kuri iki ngiki, cyangwa se ahangaha munyibutse uko bikoreshwa. Nurangiza kandi nkwibutsa yuko kugira ngo ujye ubona ibiganiro umunsi ku wundi, kora subscribe kugira ngo umunsi ku wundi ujye tubona ibiganiro byiza kandi bigendanye n'ibyo muzaba mwatugaragaje ko mwifuza. Reka mbashimire naho gutaha.